narababwiye ngo Scovia afite ikibazo cyo kuba atarize rwose nta muntu utabizi ko n'ubushize nigeze gukora ikiganiro n'ibyo buretse yakoze gutya uko neza yakinze nyine gutya yakinze isura na batiri mu mutwe. Uyu munsi reka tuvuge kuri Scovia Mutesi, ariko mbere yuko ngira ikintu na kimwe muvugaho reka miranga. Niba wibuka neza mu gihe gishize hari inkuru igize gucicikana mu Rwanda hose, haba mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru yerekurwa ry'abanyamakuru barimo Rugajurigani, Ishimwe Rikari n'abandi. Ni nyuma y'igihe kijya kuba ukwezi bari bamaze bafunze ndetse baburana. Gusa ibyo ntabwo ari byo ngiye kuvugaho ko mwabyumvishe kenshi gashoboka, ahubwo ngiye kubwira kuri Scovia Mutesi. Ifungurwa ry'aba basore ryahise ryibutsa abantu ubuvugizi bukomeye Scovia yakoreye aba basore ndetse na bamwe mu basirikare bari bafungana, agakora igisa no kubatabariza avuga ko bari kurengana. Ni video yasakaye hose ku mbuga nkoranyambaga, ndakeka nawe iyo video warayibonye. Nyuma y'iminsi mike rero iyi video yagiye hanze, nibwo twagiye tubona urukiko rukoze by'abanyarwanda benshi barimo n'uyu Scovia bifuzaga ubanzura kubarekura by'agateganyo. Scovia Mutesi benshi bamwita umuvugizi wa rubanda kubera ko se bonyine yavuganiye bari mu bibazo bakarenganurwa, kuko hari n'abandi benshi yagiye avuganira ku nzego zitandukanye kujyana no ku mukuru w'igihugu, barimo abarimu abo yasabiye ko bakongezwa umushahara nyuma bigakorwa, n'ubundi buvugizi butandukanye yagiye akora. Aravuga ijwi rye rikagera kure cyane kurenza aho benshi muri twe ayacagera, yewe no kugera kuri village Urugwiro. Umukuru w'igihugu bwe nawe ngo video ze zimunyura mu maso kenshi cyane. Kuba ari umunyamakuru ukomeye mwiza kandi w'umunyamwuga, ibyo ntawe wabijyaho impaka, ndetse we na bagenzi be baramwitegereje babona nta wundi ukwiye kubahagararira no kubayobora utariwe. Maze kuwa 15 Ugushyingo muri 2024 bamutorera kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, asimbuye bwana Kirofase Barori wayiyoboraga kuva mu Kuboza, ubayobora urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Ariko se ubundi uyu Scovia Mutesi benshi bituma umuvugizi wa rubanda ni muntu ki? Abaye hati mu buzima busanzwe, nyuma y'akazi k'itangazamakuru abaye hati. Reka tumuganireho kubwira akantu ku kandi ku mateka ye, ubuzima busharira yanyuzemo bw'ubupfubyi, nubwo yirwanyeho akava kure cyane kugeza abaye umuntu ukomeye cyane. Uyu munsi akaba ari umwe mu banyamakuru ba mbere bakomeye kandi bafite izina riremereye mu Rwanda no mu karere, ndetse y'akazi ke bwo kwana urukundo n'umurava byamuhinduye umujejetafaranga. None uyu munsi afite televiziyo ye bwite yitwa Mamurwa Gasabo TV. Wowe uri kureba ikiganiro Scovia Mutesi umukundira iki? Ese ubona hari undi umurusha mu Rwanda? Tubwira hasi muri comment. Hano wageze ni kuri Next Hope TV. Niba wagiye gukora subscribe, nge wumva nitwa Joe 12 ngo ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Mutesi Scovia. Yavutse mu 1986, avukira mu gihugu cya Uganda aho umuryango we wari wahungiye. Akiva mu buhungiro n'umuryango we batuye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, kuri ubu bakaba barizwa mu mujyi wa Kigali. Scovia ubwo yari mu kiganiro itangazamakuru yavuze ko yavukiye mu buzima bugoye nyuma yo kubura umubyeyi umubyara we mama we. Yavuze ko yitabye Imana akiri muto cyane ku buryo atebuka n'isura ye barebana amaso ku maso. Kuva ubwo papa we niwe wese afata inshingano zose z'urugo, maze abitaho we n'abavandimwe be. Iki nicyo gituma uzakunda kumva uyu mugore avuga ko akunda papa we cyane, kuko ngo yamubereye urugero rwiza. Ibi kandi ngo nibyo byatumye akura yumva ko nta murimo n'umwe umugabo yakora watakora uretse gutenda byonyine.
Kuri ubu Scovia ni umugore w'umugabo umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Scovia tumuzi nk'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda. Umunyamakuru utagira ubwoba, utagira uwo atinya cyangwa se ngo agire icyo atinya, cyangwa se ngo agire icyo atinya kuvuga. Ubwo avuga ko atinya gukora icyaha ndetse n'igisa nacyo, ndetse agatinya n'amategeko aho ava akagera. Akaba azwiho gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye, haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi nkuru zinyuranye. Uyu mugore yavuga ku rugendo rwe rw'itangazamakuru, yemeza ko Rene Antere Rwanyange yari umunyamakuru w'Igihe, ariwe wamushyizemo imbaraga atangira gukora. Hari mu mwaka wa 2011. Ikindi kandi ngo niwe wamwigishije uko bategura inkuru ndetse n'imitwe y'inkuru, title. Avuga ko umunyamakuru kazi yafatiragaho urugero mu gutegura no kubiba ibiganiro bikomeye n'abayobozi ari Solange Ayanone wo kuri Radio Isango Star. Nubwo akunda umwuga w'itangazamakuru, Mutesi Scovia avuga ko akora ibishoboka byose akaririnda abo mu muryango we, ko ngasanga ntawe ritinya uwo yaba ari we wese. Mutesi Scovia ati, ubuzima bwanjye bwite, umuryango mvukamo, uwo nashatsemo, n'abantu bari hanze y'akazi nkora, mbarinda itangazamakuru n'ibisa naryo, kubera ko ntago bigira uwo byubaha n'uwo bitinya. Iyo abantu baza babandi tubona ku mbuga nkoranyambaga, wenda ukabona barimo baratuka Scovia, ngiye ku rwego ndiho nshobora kubyakira, ibirenze umurongo nkaba nayibaza amategeko kugira ngo abimbarize. Mutesi akomeza agira ati, ariko kuza umuntu akavuga ko ndi mubi uko ngaragara, hari igihe papa wanjye atabikunda, noneho bakajya no gushaka ifoto ya papa wanjye bati dore barasa. Icyo gihe mbaye naravuze amazina ya data nkamushyira hanze. Mu by'ukuri nawe naragize uruhare rwo gutuma umuntu runaka asuzugura umubyeyi wanjye, umugabo wanjye, abana banjye cyangwa amabukwe n'abandi. Mutesi yavuze ko ariyo mpamvu irinda kuvugira mu itangazamakuru imyirondoro ye yose uko yakabaye. Akomeza agira ati, niyo mpamvu nari bujye kuvuga ngo nitwa runaka mwene runaka, navutse nya nkuranye. Gusa uko biri kose icyo nababwira, narizwe nk'uko abandi bana bakurira mu muryango, nubwo twagize ibyago tukavukira mu buhungiro. Uyu mubyeyi yanahawe ibihembo bitandukanye kandi bikomeye, haba ibya hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu kwezi kwa Kanama 2024 yahawe igihembo gikomeye cyo ku rwego rwa Afurika, gitangwa n'umuryango witwa Mayor Kings Agents Group. Yagihawe nk'umwe mu bagore b'Abanyafurika bafite ibikorwa bagezeho by'indashyikirwa. Ni ibihembo byitwa Africa Women Achievers Award. Byatanzwe na Mayor Kings Agents Group, isanzwe ihemba Abanyafurika b'ingeri zinyuranye. Byatangiwe i Kigali ku mugoroba w'itariki ya 10 Kanama muri 2024. Bihabwa abantu 100 bo muri Afurika, harimo abagore 99 bateye intambwe ifitiye akamaro umuryango mugari, n'umugabo umwe washyigikiye ihame ry'uburinganire nizwi nka he for she. Muri abo bantu bahawe ibihembo harimo Abanyarwandakazi 36 bo mu ngeri zitandukanye bafite aho bageze, ndetse ibi bihembo bikaba byari ubwa mbere bitanzwe muri Afurika. Scovia yakomeje gukura umunsi ku munsi, by'umwihariko mu mwuga we w'itangazamakuru, kugeza ubwo yaje gushinga televiziyo ye bwite yitwa rwa Gasabo TV, ariko noneho itari YouTube channel ahubwo TV station. Birashoboka ko vuba aha tuzumva yashinze na radiyo ye cyangwa indi business iremereye yongera kuzasangana, zirimo Scovia Fashion n'izindi. Bigaragara ko ari umugore ufite intumbero ndetse n'inzozi nyinshi ashaka gukabya. Ariko si umugore azagarukirayo.
ese umuntu atari umuntu abantu benshi bakwiye kwigiraho byinshi? Wowe umwigiraho iki? Tubwira hasi muri comment. Uyu nawo umusozo w'ikiganiro cyacu. Wakoze kudukurikirana hano kuri Next Hope TV. Njye wumvaga Jojo 12. Naho ubutaha Imana ibarinde.